Bavandimwe muri Kristo Yesu, twongeye guhurira kuri iyi platform Mucyo w'Isabato. Reka nongere nkuramutse mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni umunezero ukomeye cyane ko Imana ikomeje kuturinda, tukaba nanone twongeye kwibona turi bazima, kandi tukaba tugize amahirwe nanone yo kurambura ibyanditswe byera kugira ngo twumve ubushake bw'Imana mu ijambo ryayo. Turi muri ya gahunda twatangiye ejo, abakurikiranye ku mugoroba twatangiye, tugeze ku munsi wa kabiri muri kwa kwezi twiyemeje kwigamo ubuhanuzi bwa Bibiliya mu buryo bw'umwihariko igitabo cy'umuhanuzi Daniel, mu nsanganyamatsiko ivuga ngo ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Turi gusuzuma ukuri kw'iki gihe, turi ku munsi wa kabiri rero. Imana ishimwe, kandi dukomeje gusenga kugira ngo Imana izabane natwe muri iki gihe dushyizwe imbere kugira ngo turusheho kwiga ibyanditswe byera. Nongeye kukurarika mu izina rya Yesu kugira ngo ukomeze kubana nanjye muri uru rugendo, kandi ukomeze kwinginga Data wa twese kugira ngo aduhishurire Kristo mu ijambo rye, kuko niko twabibonye ejo ko Bibiliya yose yishurira Kristo, kandi ngo turusheho gusa nawe nk'uko icyifuzo cya Pawulo twakibonye abakurikiranye icyigisho cy'ejo, yifuza kumumenya no gushushanywa nawe, ndetse no kuba yapfa kubwe ngo ahari azahabwe ubugingo buhoraho, azahabwe umuzuko w'abapfuye. Nicyo nkwifuriza nanjye niyifuriza, kugira ngo ibi byanditswe byera turi gusuzuma bigira icyo bihindura imibereho yacu, kandi bidutegurire gusanganira Kristo ugiye kwerekanwa vuba. Navuze yuko nzakomeza kukwingingira muri Kristo Yesu, ngusomera isomo riri muri Yeremiya 38:20, ahaduhaye amakuru meza, amakuru avuga ngo ndakwinginze umvira ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe buzarama. Hari ijwi ry'Uwiteka ari kuvugira muri njye muri uku kwezi kose, kandi nuryumvira uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe buzarama, uzahabwa ubugingo buhoraho niwumva icyo ijambo ry'Imana yaduhishiye muri uku kwezi kose. Uyu munsi rero wa kabiri tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko nayo isamaje, ariko ntabwo turinjira mu buryo bw'umwihariko, mu buryo bwuzuye mu gitabo cya Daniel. Tugiye kuganira iby'ubuhanuzi bwa Bibiliya, ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ngiye kukurarikira kwita ku byahanuwe no gusobanukirwa ibiriho. Ese ubuhanuzi bwa Bibiliya bisobanuye iki? Nicyo tugiye kuganira, ariko mbere y'uko dutera indi ntambwe yose, reka duce bugufi imbere y'Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye nanone, tugushimira yuko uri mwiza kandi imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Tugushimira amahirwe uduhaye ngo turambure ibyanditswe byera, kandi tuje gushakamo iby'ubuhanuzi wahanuye uciye mu bana bawe, abantu zo mu gihe cya kera, kugira ngo twumve icyo dushakaho. Dushaka ko tubyitaho ngo dusobanukirwe ibiriho, bidutere kugira umwiteguro ukwiriye no kurushaho kugendana nawe. Utumurikishirize mu maso hawe rero kugira ngo tubone ukuri kwawe ko mu ijambo ryawe. Mwuka wera wasezeranye ko azatuyobora mu kuri kose, abane natwe, atwigishe kandi atwemeze kugira ngo turusheho gukomatana nawe no kuguhanga amaso. Niko gusenga kwanjye mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo, amen. Amen. Ubuhanuzi bwa Bibiliya, kwita ku byahanuwe no gusobanukirwa ibiriho. Ndagira ngo nkubwire amakuru atangaje. Kino gitabo cya Bibiliya twahoze tuvugaho ejo, umugabane wacyo munini, 1/4 cy'ibyanditse muri Bibiliya kivuga iby'ubuhanuzi. Mbega ukuntu ari igice gikomeye cyane. None se ubuhanuzi bumariye iki abantu b'Imana? Ubuhanuzi busobanuye gute? Umwe yabugeranyije n'ikintu gikomeye kiba mu mibereho yacu bwite. Ijambo ry'Imana ryagiye ritanga ibihamya byinshi. Ndibuka amagambo ari muri Ezekiyeli, umugaragu w'Imana abaza ngo ese ko abantu bagusize ugenda n'amaguru, nihaza abagenda n'amafarashi bizakugendekera bite? Ntabwo nanone ndabona amafarashi, keretse kuyabona kuri televiziyo. Ejo nabwiye ko ntazi zahabu n'amafarashi, ntabwo nyazi. Ahari nzagira amahirwe yo kugeraho bagendera ku mafarashi kugira ngo nitegereze. Ariko birumvikana yuko amafarashi agenda cyane kuruta ugenda n'amaguru. Maze Ezekiyeli aribaza ati ko abagenda n'amaguru bagusize,
ahari abagenda n'amafarashi bizagenda gute? Turi mu isiganwa rero, isiganwa ridasanzwe, isiganwa ryo kuva mu isi. Turi mu gihe kidasanzwe kandi turabizi abariho uyu munsi yuko nta n'igihe dufite. Turasabwa kwiga ibintu byinshi mu gihe gitoya, turasabwa kugira imyiteguro ishyitse kugira ngo Kristo naza tube twiteguye kumusanganira. Nuko rero nubwo ntazi ifarashi ariko nzi imodoka, ndagira ngo dufate imodoka tugire icyo tuyigiraho, ahari twumve ubusobanuro bw'ubuhanuzi kuri twebwe. Umwe yageranije ubuhanuzi nk'amatara maremare. Turi mu isi icuza umwijima. Uyu muntu afashe urugendo ariko rw'ibyamwuka nirwo ndi kuvuga, ariko gerageza urushushanye ukoresheje urugendo dusanzwe tuzi. Mu isi icuza umwijima, isi iriho ibihu byinshi cyane, ni nijoro, imikuku y'ibibazo, imvura yaguye, amahindu, igicu kirabuditse. Ibyo byose ni ingorane duhanganye nazo, biri mu ntambara, biri mu nzara, mu mibereho y'abashakanye idashyitse, n'ibindi, ubushomeri n'izindi ngorane nyinshi cyane zigenda zigatuma isi yuzuramwo imikuku, yuzuramwo ibyondo, yuzuramwo ibihu, ariko kandi inacuza umwijima. Icyaha cyaraje kirayibuditsa rwose ku buryo icuza umwijima. None uno muntu afashe urugendo, ari kugenda n'imodoka, kandi ino modoka igomba kwihuta kuko urugendo ni rurerure, ariko kandi nta gihe dufite, maze agomba kugenda. Uno muntu kugira ngo abashe kureba imbere harimo ibibazo, ntabwo ari umuhanda wa kaburimbo uharuye. Tumaze kubona ko ufite ibibazo byinshi cyane. Icyamufasha ni uko imodoka ye yaba ifite amatara kugira ngo abashe kumenya aho agiye gukandagira, aho amapine agiye kujya, no kureba hirya. Rero ikintu kidasanzwe ukwiye kuzirikana ku modoka, imodoka burya igomba kugira amatara magufi n'amatara maremare. Hari umumaro w'amatara magufi. Amatara magufi se afasha iki nyiri ikinyabiziga? Amufasha kumenya aho agiye kugera, gukandagira, aho amapine agiye kugera, kugira ngo niba hari umukuku abashe kuwurenga, kugira ngo niba hari dodani abashe gufata feri ataza gusimbuka ikamurenga. N'icyo amatara magufi amufasha. Ariko umuntu akeneye n'amatara maremare amuteguriza kumenya ibintu biri kure cyane, kubera ko bya bintu nibimutungura biraza kugorana rwose. Ubuhanuzi bwa Bibiliya rero bwageranijwe n'amatara maremare. Mu gihe amatara magufi ari ubutumwa bwiza, uko umunyabyaha akwiye kugendana na Kristo umunsi ku munsi kugira ngo amwiringire. Suribuka isengesho Kristo yatwigishe gusenga, aravuga ati uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi, utuyobore mu rugendo rw'uyu munsi. Erega iby'ejo nta nubwo tubizi. Genda usome muri Matayo igice cya 6, abuza abantu kwiganya. Ntimukiganyire iby'ejo mutekereza iby'umubiri ngo muzarya iki, muzanywa iki, ahubwo mumenye yuko Uwiteka abizi neza. Nuko aravuga ati umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Kugira ngo rero abantu babashe kugenda uru rugendo bakeneye amatara magufi, bakeneye ihumure riva ku Mana, bakeneye kubatishwa umwuka wera buri munsi kugira ngo urugendo rukomeze. Ariko kandi bakeneye n'amatara maremare, amatara abasha kugenda akambukiranya ibinyejana kugira ngo basobanukirwe n'aho bari kujya. Ubuhanuzi bwa Bibiliya rero ni amatara maremare. Umva, tuzi iyo turi kujya, tuzi ko bizaba bimeze ejo, tuzi akarengane karindira abana b'Imana, tuzi ko abana b'Imana bagomba kubyitwaramo, tuzi yuko Kristo azaza, tuzi yuko nyuma yo kuza ko tuzamana na Kristo imyaka 1000 mu bwami bwo mu ijuru. Icyo gihe Satani azaba aboshye, kandi nyuma yo myaka 1000 tuzaza mu isi yahindutse nshya, yabaye paradizo. Murumva yuko dufite roadmap, dufite igishushanyo mbonera cyaho ibintu biri kwerekeza, tuzi aho turi kujya. Impamvu tuhazi ni ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ubuhanuzi bwa Bibiliya bwajyangijwe n'amatara maremare, ariko kandi abantu ntabwo bigeze babwitaho. Ubuhanuzi bwakomotse kuri ndetse bwakomotse ku Mana idukunda, ituremera ibyiringiro. Mbega isi idafite ibyiringiro ko twari dukwiye kubaho dufite ibyiringiro? Ibyo byiringiro twabikura he? Ni mu cyo Kristo yasezeranye, ni mu cyo ubuhanuzi bwavuze, ni mu ko ibintu bizagenda n'uko Kristo azakomeza kuyobora intore ze akazigeza i Kanani. Yesu Kristo, Imana Data wa twese irihamya muri Yesaya igice cya 46 umurongo wa 9, avuga ati ni njye Mana nta yindi duhwanye, ni njye Mana nta yindi ibaho. Mera mu itangiriro nkavuga iherezo, mera no mu bihe byashera nkavuga ibitarakorwa, maze nkavuga n'imigambi yanjye izakomera, kandi ibyo zashaka byose nzabikora. Hari ibintu Imana yatubwiye kera bitarabaho, irabitubwira ibizakorwa mu gihe kizaza, uko izakomeza kuturinda, kunesha kandi kuzaba ari ukwayo. Niyo makuru ngufitiye.
tuzayasuzuma twitonze nitumara kwinjira neza mu buhanuzi nyirizina. Ndi kukwereka ishusho y'ubuhanuzi bwa Bibiliya, ubuhanuzi Imana yaduhaye. Kibarababaje, hariho abiyita abahanuzi, turaje tubarebeho, turaza kubyigaho, ariko hari ubuhanuzi Imana yatanze. Kandi umugaragu w'Imana Petero, muri rwa rwandiko twarebye rwa kabiri igice cya mbere, twabonye umurongo wa 19 ko dufite ijambo ryahanuwe. Haleluya! Dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mugize neza nimuryitaho. Niko ejo batubwiye. Ariko tugeze ku murongo 21 haratubwira ngo nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, habwa abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Burya nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, habwa Imana Data twese dukunda cyane yatumiye abagaragu bayo ibahumekeramo Umwuka Wera, bavuga ibizaba mu gihe cyashize, mu gihe kizaza tuzabireba rero. Ariko tugire icyitonderwa tubwirwa na Yesu Kristo. Yesu Kristo dukunda cyane, uzi ibizabiriho mu gihe cy'imperuka, aratubwira ngo twitonde. Yatubwiye ko mbere yo kugaruka kwe abita Kristo n'abantu b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, kugira ngo babone uko bayobya n'intore ntibabishoboka. Nuko rero aya magambo ari muri Matayo 24:24, ni Yesu ari kurubura ubwoko bwe, aravuga ati muzitondere ibihe by'imperuka. Hazaza biyita Kristo, hazaza n'abantu b'ibinyoma, kandi bazaza mu mbaraga ikomeye bakora ibimenyetso n'ibitangaza, kugira ngo babone uko bayobya. Dukwiye rero kwitonda, tukamenya icyo ubusobanuro bwa Bibiliya buvuze, tukamenya uko dukwiye gusobanukirwa n'ibyenda kubaho, kugira ngo tutayoba. Ntabwo nirwa ntinda ku bahanuzi bo muri iki gihe, abahanuzi biyita abahanuzi ariko atari bo, bajya bibwira yuko bavuze, babeshyera Imana ko yavuze kandi itavuze, ariko bafite akaga nk'uko Imana yabivuze ivugiye mu muhanuzi wayo Yeremiya. Batinyuka kuvuga ngo Uwiteka yavuze kandi atavuze. Ariko sobanuzi bwabo buteye gute? Buteye agahinda. Se nawe baraguhanuriye, cyangwa nawe wasanga uri umuhanuzi? Mbese ibintu hanura ni Uwiteka wabivuze cyangwa ni wowe? Aho nturi kwivugira uko wowe ubyiyumvamo? Nshuti yanjye, kongera usuzume neza. Ariko reka mburira abantu b'Imana bo bahanurirwa, tugiye kureba icyo ubuhanuzi busobanuye, turebe icyo abahanuzi bivuze, kubera yuko abantu barayobejwe cyane. Abantu bavanywe ku mategeko y'Imana, maze ahubwo babwirwa ubuhanuzi bubatera ubwoba. Bamwe baravuga bati uzi uko uturanye n'umuturanye mubi, niwe watumye wakurogeye abana, niyo mpamvu badatsinda mu ishuri. Uzi impamvu se wabuze umugabo, utarabona umugabo, udafite sheri, ni ukubera yuko bakuzinze. Hari umukecuru wo mu muryango wanyu byagenze gutya. Mbese ubwo ni ubuhanuzi bwa Bibiliya? Oya, ubwo ntabwo ari ubuhanuzi bwa Bibiliya. Abandi baravuga bati Uwiteka anyeretse ko ugiye kubona visa, ugiye kujya muri Amerika. Ese muri Amerika ni mu ijuru? Mbega ukuntu ubuhanuzi bw'iki gihe bujyana abantu mu isi bukabavana kureba mu ijuru aho Kristo ari, maze abantu bakaba bafite ibyiringiro bidasobanutse, ibyiringiro bishingiye ku kubaguma mu isi mu gihe twebwe dushaka kujya mu ijuru. Ndagira ngo ubwire ko ubuhanuzi bwa Bibiliya bwerekeza abantu ku Mana, buberekeza mu ijuru, kugira ngo bakumbure Siyoni, bifuze kujya mu gihugu kirushaho kuba cyiza. Pawulo yarakibonye, maze avuga ukuntu abantu b'Imana bo mu bihe byose bagiye bamera, avuga ibyo abizera nk'uko tubasanga mu Baheburayo igice cya 11. Uzasoma amagambo ahera ku murongo wa 13, ni meza cyane. Aravuga ati bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga bati turabashyitsi n'abimukira mu isi. Kandi ngo bavuga batyo baberekana yuko bakunda gakondo. Iyo barakumbuye iyo bavuyemo, iyo barashatse kujya muri Amerika, iyo barashatse kujya mu Burayi, iyo barashatse kubona visa, baba barabonye uko basubirayo bakajya kubikurikirana. Ariko barashakaga kundi irusha ibyo bindi kuba byiza, kandi no gakondo yo mu bwami bwo mu ijuru. Nuko ngo Imana nayo ntabwo igikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Kubera icyo abahanuzi b'iki gihe baterekeza abantu b'Imana aho ngaho, ahubwo bakaberekeza mu isi, abizera bo mu bihe bya kera kandi abakomeye ku ijambo ry'Imana bagashikama kuri iyi Bibiliya, ntabwo bigeze bishimira ibyo bitekerezo bibajyana mu isi, bibashakisha amafaranga, bashakisha visa, bashakisha kuzenguruka ibintu bidasanzwe. Ahubwo bakomeje kurarama ngo bitegereze Kristo aho azaturuka, bihanganye, bakishimira kubabazwa, bakishimira kuvanwa mu byabo, bakishimira gupfa impfu ziteye ubwoba. Bamwe babavanyeho impu, bamwe babaciye imitwe, abandi babambwe bacuramye,
abandi babakoreye guillotine bakabaca imitwe n'ibyuma, ariko nshuti zanjye bari bafite ibyiringiro by'umugisha. Ariko abahanuzi b'uyu munsi, wongera nawe usubiza amaso inyuma, urasanga iby'ubuhanuzi bwabo byo gukemanga bitandukanye n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Nasomye amagambo akomeye, amagambo nasomye mu nyandiko z'ibanze, igitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze ku ipaji ya 134, baranditse ngo se w'ibinyoma ahumisha kandi agashuka bisi, yohereza abamarayika be ngo bavuge mu izina ry'intumwa no kugira ngo yizeze abantu ko zinyuranya n'ibyo zanditse, ziyobowe n'Umwuka Wera mu gihe bari hano ku isi. Abo bamarayika b'ibinyoma berekana intumwa nk'izahindanije inyigisho zazo ubwazo zikazihindura ubusa. Mbega amakuru ababaje, mbega ukuntu abantu bamwe bitwa abavugiramana bafata ibyanditswe byera bakabigoreka. Turaje turebe ku busobanuro na bwa buhanuzi dusanga mu byanditswe byera, uretse bwa buhanuzi abantu bihimbiye maze kuvuga, ariko hari n'ubuhanuzi dusanga mu byanditswe bwera byagiye bigorekwa n'abigisha, maze bakerekana yuko intumwa zibeshye, bakerekana yuko intumwa zavuze ibihabanye n'ibyo. Ariko nshuti zanjye, ntabwo Mwuka Wera wari uyoboye izo ntumwa ari uyoboye abo ngabo. Abo ngabo bayobowe n'undi mbaraga idasanzwe, kandi imbaraga y'umwijima igendereye kurwanya Imana. Reka muri aka kanya kugira ngo twumve ibintu neza, turebe ibintu bitatu by'ingenzi muri iki cyigisho. Tugiye kubanza kwibaza umuhanuzi. Mbese umuhanuzi ninde? Umuhanuzi uwo ari we? Dukwiye kumenya umuhanuzi gute? Kuko ibi bintu birakomeye cyane. Imana yatubwira ngo tugire amakenga, twitonde, kuko hazaduka abantu z'ibinyoma bagoreka ibyanditswe byera, kandi bazaba bifitemo imbaraga zidasanzwe. Tumaze kubona ikintu gikomeye, yuko bazaba bafite ubushobozi bwo kuyobya n'abantu bitwa intore niba bishoboka. Mbese uri mu ruhe ruhande? Mbese wamaze kugera ku rwego rwo kuba intore y'Imana? Mbese ushikamye ku Mana cyane ku buryo wumva udashobora kuyobywa? Ariko baratubwiye ngo abahanuzi b'ibinyoma bazaduka mu minsi y'imperuka bazafite ubushobozi bwo kuyobya n'intore niba bishoboka. Reka twitekereze ku muhanuzi, maze tuze kwibaza n'iby'ubuhanuzi bwa Bibiliya, maze turebe n'uburyo umuntu yasobanukirwa ubuhanuzi. Reka duhere ku muhanuzi nyakuri. Mbese umuhanuzi nyakuri twamubwirwa n'iki? Reka nkubwire, tugiye kureba ibicupuri by'abahanuzi ntabwo twabirangiza. Nkunda igitekerezo cy'amabanki, abantu bakora amafaranga. Ngira ngo abantu bose bakunda amafaranga kandi barayatunze. Bambwiye yuko amafaranga ari nk'amaraso, nta muntu wabaho adafite amaraso, kandi ngo nta muntu wabaho adafite amafaranga. Cyakora ushobora kuba ufite makeya ariko arahari. Ubwo rero nibwira yuko abantu turi kumwe baza amafaranga. Mbese banki nkuru y'igihugu, ese yabasha kumenya uko yagaragaza ibicupuri by'amafaranga by'inote zose? Ntabwo bishoboka. Icyo ishobora gukora gusa no kwerekana ibirango by'inote original, inote nzima. Muri aka kanya rero ntabwo twacukumbura ibicupuri by'ubuhanuzi, ariko dushobora kureba umuhanuzi nyakuri nk'uko ijambo ry'Imana ryamuvuze, maze twamugereranya n'abandi bahanuzi turi buze kureba, tukamenya niba turi buze guhura nabo, tukamenya niba aba bahanuzi ari abahanuzi b'ukuri cyangwa ari abahanuzi b'ibinyoma. Twarabibonye ejo ko umuhanuzi icya mbere arahana, icya kabiri avuga ibizaza mu gihe cyashize. Reka turebere ibimenyetso biranga umuhanuzi nyakuri. Turareba ibimenyetso by'ibanze, ibimenyetso simusiga, ibimenyetso bitagomba kubaraho na kimwe. Ni ibimenyetso bine dukwiye gusuzuma, nubwo dufite umwanya twasuzuma byinshi, tukareba n'igihanura uko byaba byifashe, n'amayerekwa agira, inyifato yaba irimo, kuko Bibiliya nta kitavuze ntacyo yaduhishe. Icya mbere kiranga umuhanuzi kigomba kuba gihari rwose kugira ngo twemere yuko umuhanuzi ibyo ahanura ari ukuri, ni uko uyu muhanuzi agomba gukomeza amategeko y'Imana kandi akikomeza ku bihamya by'abandi bahanuzi dusanga mu byanditswe byera. Muravuga muti nuko areri kuri kubivuga, amaze iminsi yigisha amategeko y'Imana, atumira abantu ngo bayatwemeze, ariko ni amategeko y'ukuri. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ko amategeko y'Imana ari meza. Genda usome Zaburi ya mbere avuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntagare mu nzira y'abanyabyaha, habwa amategeko y'Imana akishimira kuyitondera, ndetse ngo niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uko kwibwira babisobanuye nka meditation, ahora medita ku mategeko y'Imana ku manywa na nijoro. Ni meza rero, barayishimira abantu b'Imana. Abahanuzi bo mu buryo bw'umwihariko bagomba kuba ari abantu bikomeza ku mategeko y'Imana kandi bakikomeza ku bihamya by'abandi bahanuzi dusanga mu byanditswe byera. Ntabwo bakwiriye kunyuranya nabo rwose. Igihe rero umuhanuzi atemeranya n'abandi bahanuzi ba Bibiliya
kandi ntakomeze amategeko y'Imana uko yakabaye, nk'uko tuyasanga mu Kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa 3 kugeza 17. Turi kubyigana nta nubwo turabisoza. Ndetse no muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10 hatubwira ko uwishe rimwe aba yishe yose. Nta gushidikanya ko ari umuhanuzi w'inyoma niba adakozwa iby'amategeko. Dusoma muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20 ngo nimusanga amategeko y'Imana nibihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Mu yandi magambo, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta mucyo bafite, n'abakozi b'umwijima. Umuhanuzi nyakuri azarangwa no gukomeza amategeko y'Imana no kwikomeza ku bihamya by'abandi bahanuzi. Uzongere uzirikane rino somo maze gusoma Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20. Reka tujye ku kindi kika cya 2, indi ngingo ya 2 yo kwitaho cyane. Umuhanuzi nyakuri ibyo yahanuye byose bigomba gusohora hatavuyemo na kimwe. Icyo nicyo cyatubwira yuko ari umuhanuzi w'ukuri koko. Nuko uko yabivuze ari uko bigomba kumera. Niba byahanuwe bidasohoye, icyo ni igihamya kidashidikanwa ko ubutumwa bw'uyu muhanuzi budafite inkomoko ku Mana y'ukuri itabeshya. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Genda ubisome mu Kubara igice 23 umurongo wa 19. Ravuga ati Uwiteka ntabwo mbeshya, ni Imana itabeshya. Haleluya. Imana twizeye ntabwo ibeshya, ntabwo ijya yizeza abantu ibyo itabasha gukora. Nuko rero niba umuhanuzi ahanuye ibyo bintu ntibibi, ntabwo umuhanuzi ari uw'ukuri, ni umuhanuzi w'ibinyoma. Amagambo dusanga mu Gutegeka kwa 2 igice cya 18 umurongo wa 21 na 22 haduha amakuru. Kandi niwibaza uti tuzamenya dute ijambo Uwiteka atavuze? Kandi niwibaza uti tuzamenya dute ijambo Uwiteka atavuze? Umuhanuzi navuga izina ry'Uwiteka hanyuma icyo yavuze ntikibe, ntigisohore, icyo kizabe kitavuzwe n'Uwiteka. Uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira, ntuzamutinye. Ayo ni amagambo dusomye mu Gutegeka kwa 2 igice cya 18 umurongo wa 21 no 22. Twamenya dute ijambo ryavuye ku Uwiteka? Nuko ibi bintu umuntu yavuze bigomba kuba byabaye. Nuko rero umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka hanyuma icyo yavuze ntikibe, ntigisohore, icyo kizaba ikitavuzwe n'Uwiteka. Uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira. Uwo ntuzamutinye, ibyo yaba yavuze uko byaba bingana kose ntabwo azaba ari kumwe n'Imana. Twongera gusoma muri Yeremiya igice cya 28 umurongo wa 9. Haratubwira ngo ijambo ry'uwo muhanuzi nirisohora niho azamenyekana ko yatumwe n'Uwiteka koko. Yeremiya 28 umurongo wa 9. Nshuti zanjye, ibi byo no kubyitondera tukabisuzuma twitonze ngo tubihe igihe turebe igihe bizasohorera. Ariko niba ibyo bintu bitazasohora, niba ibyo bintu bidasohoye, uwo muhanuzi ni umunyabinyoma. Icyo ni icya 2 kandi nacyo ni ngombwa ucyongere kuri cya kindi cya mbere. Icya 3 tugiye kongeraho, umuhanuzi nyakuri yemera kandi akigisha ukwigira umuntu kwa Kristo. Azigisha Yesu nk'Imana yaje mu isi igafata kamere nk'umuntu kugira ngo iducungure. Ejo twarabibonye ko ibyanditswe byera bihishura Yesu, bidusha Kristo nk'igisubizo cy'ikibazo cy'icyaha isi ifite. Nuko rero niwo muhanuzi nyakuri atemera Kristo, wa wundi wigize umuntu akaza kudupfira ku musaraba Karuvari kugira ngo urupfu twari gupfa rudupfire kandi ubugingo bwari ubwe buhinduka ubwacu. Uwo muhanuzi ntabwo ari umuhanuzi w'ukuri. Ese ibyo yavuga byaba ari ibiki? Ni ibiki bindi ko nta n'igisubizo byaba biri gutanga? Nuko rero mbese uwo muhanuzi ni umukristo? Mbese yemera Kristo wigize umuntu? Uwo nguwo uzamwemera. Ariko niba binyuranye n'icyo, we ni antikristo, ni umuhanuzi w'ibinyoma. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane kugira ngo dusobanukirwe. Dusoma mu Rwambere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 1 atubwira ngo bakundwa ntimwizere imyuka yose. Bakundwa ntimwizere imyuka yose. Ntimwizere imyuka yose nshuti z'Imana. Uko baba bafite ubutyoza, uko baba ari abantu bazwi, uko baba bubashywe muri sosiyete, ntiwizere imyuka yose. Ahubwo ugende usuzume witonze. Nongere kugusubiramo ya magambo ari mu rwa 2 rwa Petero mbere yuko nkomeza, kubera yuko iki kintu ni ingenzi cyane yuko abantu b'Imana bakitaho. Rwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero
igice cya mbere nongeye mere ku murongo wa 19, nubwo nongeye kurisoma ariko reka ndisubiremo. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzamukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandura mu mitima yanyu. Umurongo 20, ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe byera bubasha gusobanurwa ko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Birakwiye ko abantu bagomba gusuzuma. Nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu. Niyo mpamvu rero tugomba kumenya icyo ubuhanuzi busobanuye. Niyo mpamvu tugomba kwitonda. Ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana. Niko dusomye mu rwambere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 1. Ntimwizere imyuka yose bakundwa, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Iryo ni itangazo rikomeye umugaragu w'Imana ari kubwira abantu b'Imana. Urwambere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 1, yuko abahanuzi badutse mu isi kandi bamaze kuhagera. Turi mu gihe cyabo mu buryo budasanzwe. Umurongo wa 2 w'iki gice cya 4 rw'urwambere rwa Yohana, umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri niwo wavuye ku Mana. Umwuka utavuga gutyo ntabwo wavuye ku Mana. Mana itwumvisha aya magambo, idusobanurire iby'ubwiru bwo kwigira umuntu kwa Kristo. Ni icyigisho gikomeye cyane, ahari ntabwo twakiga muri aka kanya, ariko ibinyuranye n'ibyo ni ibinyoma. Niba umuhanuzi atemera ibi, ntabwo ari umuhanuzi w'ukuri, ntabwo Kristo akorera muri we, ntabwo akorana nawe, ntabwo ubwo buhanuzi bwakomotse kuri we. Icya 4 ari nacyo ngiye gusorezaho cy'umuhanuzi nyakuri, nuko azarangwa n'imirimo myiza. Haleluya! Imibereho y'umuhanuzi, imirimo yakora, uko agenda, uko avuga, uko yambara, byose bihamanya n'imibereho ikwiriye abavugiramana. Koko azera imbuto zikwiriye abubaha Imana. Ntabwo azatandukana na shebuja, azagenda nk'uko yagendaga, azishimira kugera ikirenge mu cye, azagwa neza nk'uko Yesu yari umugwaneza, azaba ari umugira neza ugira impuhwe, ntabwo azaba ari umunyabukana, wazaba ari umuhanuzi nyakuri. Icyo nacyo kirumvikana, kandi iki kimenyetso cyatanzwe na Yesu ubwe muri cya kibwirizwa yabwirije muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 16 hageze yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Haleluya! Muzabamenyera ku mbuto zabo. Agaragaza yuko igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntabwo kibasha kwera imbuto nziza. Oya, igiti cyiza cyera imbuto nziza, n'igiti kibi cyera imbuto mbi. Niba rero no muhanuzi ari umuhanuzi w'Imana, koko azera imbuto zikwiriye abihana, azera imbuto zikwiriye abubaha Imana, azaba umuntu abantu baboneraho amahoro aho kugira ngo bamwishishe, azaba umuntu w'umugwaneza, umuntu ugirira abandi impuhwe, umuntu isi ibona ikamwenyuraho kugira ngo ujye kwihisha. Ngibyo ibimenyetso simusiga biranga inota yacu original turi gusuzuma muri aka kanya yitwa ubuhanuzi. Niba habuzemo kimwe, uritonde batagutuburira, kiraba ari igicupuri rwose. Reka iby'umuhanuzi tube tubirekeye aho ngaho. Inshuti zanjye, bantu b'Imana, turi kwigana ibi byigisho, wongera usuzume iby'abahanuzi bakugenderera. Ese ibi bimenyetso barabyujuje? Niba batabyujuje ushyireho akadomo. Icyakora ntabwo mvuze ngo ibyo bavuze ntuzabyemere, cyakora ntuzanabafate nk'abantu b'Imana. Hari abantu bazi gutekereza, hari abantu bazi gukoresha ubwenge bwabo, kandi n'Imana ikaba yarabahaye ubwo bushobozi, bakaba babasha kubona ibintu bitaraba, bakabasha kugusobanurira, bakabona imyitwarire yawe izavamo uburwayi, bakakugira inama y'uko wakwiriye kwirinda. Yesu ugira ngo abo ngabo ntabwo baba baguhanuye, nubwo nta bihamya by'uko ibyo bintu bivuzwe n'Imana bafite. None se uyu muntu niba ari kugenda ku muvuduko mubi cyane, abwiwe ati nyamara uraza gukora impanuka, ntabwo akwiriye kuyirinda. Bityo rero ari ibintu bari kukubwira bishobora kuzabaho, ariko nubwo byaba bizabaho ntabwo bisobanuye yuko aba bahanuzi ari abahanuzi batumwe n'Imana. Ntuzanabaha amafaranga yawe, kubera yuko abenshi bakora gutya nyine n'abatubuzi, nk'uko nakomeje kubivuga mu minsi yashize, mu myaka yatambutse. Nabanaga n'umuvandimwe wanjye ari umukozi ufite ubucuruzi, bagakunda kumuhanurira. Njye nari nkiri umunyeshuri, ntako nari imeze, nari umuntu utabagaragara mu maso yabo.
hari abo najyaga nshotora nkababazana, ariko kubera iki muhanurira bosi gusa, kubera iki ngewe mutampanurira? Nandi ndashaka kumva icyo Imana yamvuzeho. Mbese Imana ivuga ku bakire bafite amafaranga bari bwishyure babandi bamaze kubahanurira? Kuki Imana ntakiri kuvuga ku bakene? Kuki bibuka yuko Imana yakuvuga wari uko wazanzamutse? Ibyo nabyo ni ibimenyetso by'uko ari ubutubuzi. Reka ndekera ahangaha, reka ndekera ku ngingo y'abahanuzi b'iki gihe, kandi ngusabira cyane kugira ngo Imana ikungura ubwenge, usobanukirwe n'iki Imana dushakaho. Icyo maze kuvuga gikomeye nuko dukwiriye kubaha Imana, nuko dukwiriye kwishingiza mu byanditswe byera, kandi ubuhanuzi bwo mu isi butuzerereza mu isi gusa, butujyana mu majyambere y'ubuzima, nubwo kwitondera cyane. Reka tujya ku buhanuzi bwa Bibiliya. Ese ubuhanuzi bwa Bibiliya buteye gute? Tube tuvuye muri iyi si, ibyabo mu isi nyine nabo mu isi, kandi isi irashana no kwifuza kwayo. Ababitegereje nta kundi, ariko ndabararikira kusanga Yesu, ndabararikira kujya mu byanditswe byera kugira ngo murarame murebe ibiri mu ijuru aho kureba mu biri mu isi, kubera ko ari Imana yitwifuza. Ubuhanuzi bwa Bibiliya rero bwo buratwerekeza ku biri mu ijuru. Haleluya! Buratwerekeza ku biri mu ijuru. Burashaka ko umuntu w'Imana aba ashyitse rwose, afite ibimukuriye byose, ngo akore imirimo myiza yose, Kristo naza azamujyane mu bwami bwo mu ijuru. Uwo niwo mugambi w'ubuhanuzi bwa Bibiliya. N'ubuhanuzi mu kuvuga ngo attention, hazaduka ibintu bimeze gutya, hazaduka abigisha b'ibinyoma, hazaduka ibinyoma bimeze gutya, itonde, ugume mu murongo, ugume mu ijambo ryanjye, kandi ibyo nubibona uzamenye ko Kristo ari hafi kugaruka, ube witeguye kumusanganira. Nicyo ngicyo ubuhanuzi bwa Bibiliya bitubwira. Ubuhanuzi bwa Bibiliya tubasha kubugabanyamo imigabane ibiri. Umugabane wa mbere w'ubuhanuzi bwa Bibiliya ni ubuhanuzi busanzwe, Abongereza babyise classical prophecies. Ubuhanuzi buri classic, ubuhanuzi busanzwe. Ubuhanuzi rero ni ubuhanuzi butwereka ibyo Imana ikora mu gihe kugira ngo isubize isi kuri gahunda igendeye ku gace runaka cyangwa se ku bwoko bw'abantu runaka. Bukaba ari ubuhanuzi kenshi na kenshi bw'ikigombero. Iyo ni classical prophecies. Hari ubwoko bw'Imana bukwiye kuburirwa. Mbese umuhanuzi Yona uramuzi? Umuhanuzi Yona, ubuhanuzi bwe ni classical, ni ubuhanuzi buri classic, ni ubuhanuzi bwarebaga umudugudu, umurwa w'Ininiwe, kandi ubwo buhanuzi bwari gusohora iyo batita ku miburo bahawe. Urumva ko bifite ikigombero. Ubuhanuzi bw'ikigombero sobanuye iki? Hari ibyo ugomba kuzuza kugira ngo ibintu bihinduke, cyangwa se nutabyuzuza buzasohora nta kabuza kubera yuko utabyujuje. Yona yajyanye ubutumwa buvuga ngo iki? Hasigaye iminsi 40 Niniwe ikarimbuka. Maze umwami w'Ininiwe ateranya abantu, arabwira ati mutangaze kwiyiriza ubusa, mwisiga ivu, amatungo, abana, abagore, abagabo, mwese mwiriza ubusa, mutakiri Uwiteka aratugirira ibambe. Igihe bari bamaze kwihana, ubuhanuzi ntabwo bwasohoye kubera ko ari ubw'ikigombero. Hari ubuhanuzi bureba abantu ku giti cyabo. Tuzi ubuhanuzi bwarebaga Dawidi. Umuhanuzi Natani asanga Dawidi amubwira uko ibintu bizamera, anamuhanura ko inkota izaguma mu rugo rwe kubera yuko yacumuye ku Uwiteka, akica Uriya, agatwara muka Uriya mu buryo bw'uburiganya. Ibyo ngibyo byari ubuhanuzi bureba umuntu ku giti cye. Tumaze kubona n'ubuhanuzi bureba agace runaka, ubuhanuzi bwarebaga abantu b'Ininiwe. Ubwo n'ubuhanuzi buri classical. Ese uzi undi muntu wahageze guhanurirwa? Tuzamureba imbere muri uko kwezi, tureba Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yigeze guhanurirwa. Igice cya 4 tuzabireba neza. Abwirwa yuko ubwami bwazabunyagwa natihana, maze Daniel amubwira ati mwami ukuzeho ibyaha byawe kugira abakene impuhwe, ari Uwiteka yakugirira ibambe. Ariko ntabwo ibyo bintu yigeze abikozwa. Tuzi yuko byarangiye ubuhanuzi bumusohoyeho, aragenda bamwishyamba imyaka 7 arisha nk'inka. Nuko ubwo buhanuzi buteye tubonamo bwinshi, rero ntabwo twaburondora. Ni umugabane munini rwose muri cya gice 1/4 kigize Bibiliya. Ubuhanuzi busanzwe bufitemo umugabane munini. Rero ubundi buhanuzi ari nabwo budushishikaje uyu munsi, ni ubuhanuzi bw'igihe cy'imperuka, ubuhanuzi bushyize kera, babwise apocalyptic prophecies. Apocalyptic prophecies, ubuhanuzi bushyize kera. Muri ubu buhanuzi rero Imana ntabwo yigaragaza nk'ije guhindura isi kugira ngo irusheho kuba nziza, ihanira abantu kurushaho kugira imico iboneye. Oya, ahubwo ubuhanuzi bwo Imana yigaragaza nk'ije gutsembaho ishishaje mbere yo gusubiza ibintu ku murongo. Ni ukuvuga ngo mbere yo kurema indi si nshya igomba kubanza gutsembaho isi ishaje.
Ubuhanuzi bwa mbere bwerekana Imana iri gusana, iri kugoragoza. Ubuhanuzi bundi rero bujyanye n'igihe cy'imperuka, n'ubuhanuzi bugaragaza ko Imana izatsembaho maze ikarema ibindi bishya, kandi ibyo bishya nibyo dushaka kubamo. Buno buhanuzi rero bw'igihe cy'imperuka, apocalyptic prophecies, ntabwo ari ubuhanuzi bw'ikigombero bwo, oya, byanze bikunze bizabaho. Umuhanuzi Habakuki yaravuga ati ibyanditswe bifite igihe byategekewe, naho byatinda kubaho bizaba, ubitegereze ntabwo bizahera. Apocalyptic prophecies ni uko iteye, byanze bikunze bizabaho. Ubwo buhanuzi bwo mu gice cya kabiri nibwo tuzatindaho tureba muri iki gihe dufashe cyo kwiga amagambo y'Imana yo mu buhanuzi. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma nshaka ko tuganira uyu munsi, gusobanura ubuhanuzi bwa Bibiliya. Gusobanukirwa n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Mbese ubuhanuzi bwa Bibiliya twabusobanura dute? Itegeko, reka Bibiliya yisobanure ubwayo. Hari abantu bagerageza gusobanura ubuhanuzi bwa Bibiliya mu buryo bw'umwihariko ino apocalyptic prophecies, buno buhanuzi bwerekeye igihe cy'imperuka butari ubw'ikigombero. Nshuti yanjye, itegeko nje kugutangariza, reka Bibiliya yisobanure ubwayo. Ifite ubusobanuro bushyitse. Haleluya. Ibyo udasobanukiwe mu gice cya mbere uzabisobanukirwa mu gice cya gatanu. Ibyo udasobanukiwe mu itangiriro ushaka kuzabisobanukirwa muri Malaki. Ibyo udasobanukiwe muri Matayo, ari mu byahishuriwe bizasobanuka. Reka Bibiliya yisobanure ubwayo. Amagambo Pawulo yandikiye Abakorino mu rwandiko rwa mbere yabandikiye mu gice cya kabiri umurongo wa 13 yarababwiye ngo ibyo tuvuga ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Nuko nguko ibyanditswe byari bikwiye gusobanurwa. Niba hari umuntu uje kwigisha ubuhanuzi ngo tugiye kumara umwanya tubwiga muri uko kwezi kose, reka dusobanuze iby'umwuka bindi. Reka Bibiliya yisobanure ubwayo. Yesaya 28 umurongo wa 10, iri tegeko ryaratanzwe. Kuko ibye ari ugutoza itegeko rikurikirwa n'irindi, itegeko ku itegeko, umurongo ku murongo, n'umurongo ku murongo, aha bikeya hariya bikeya. Ubwo nibwo tuzasobanukirwa ibyanditswe byera. Ntabwo tuzajya hirya y'ibyo, ntabwo tuzazana filozofi zacu, ntabwo tuzazana ubwenge twavanye mu ishuri, ahubwo ibyanditswe byera ubwabyo nibyo bizagenza gute, nibyo bizabisobanura. Nubwo tuzabisubiramo, reka nguhe ingero nkeya z'ibimenyetso n'uburyo ijambo ry'Imana ryagenje gute, ryabisobanuye. Reka njye muri igitabo cya Danieli, ahari tuzabisubiramo, ariko reka nyirambureho gatoya nanakibakumbuze kubera yuko aricyo tugiye kuganira mu gihe gishyize imbere. Reka ndebe muri Danieli igice cya 7 batubwira iby'inyamaswa enye zidasangiye ubwoko Danieli yarose, nuko ahabwa ubusobanuro bwazo. Mbese marayika yamubwiye ngo iki igihe yari agiye gusaba ubusobanuro bw'ubuhanuzi amaze kubona? Umurongo wa 19, mera ko nifuza kumenya amashira kinyoma y'iby'inyamaswa ya kane itasaga n'izindi. Avuga n'ibimenyetso byayo, avuga ukuntu byari bimeze. Ageze ku murongo wa 23, maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwose. None se ubwo hari ikibazo tumeze nyenye uko igihe ijambo ry'Imana rivuze inyamaswa riba rivuze ubwami? Ijambo ry'Imana niryo ribivuze, ntabwo ari filozofi zanjye, ntabwo ari nyurabwenge yanjye igerageje gusesengura. Oya, baratubwiye ngo iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane. Birasobanutse rwose. Mu gice cya 8 havuga iby'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene, maze nabwo ashaka kumenya ubusobanuro uhera ku murongo wa 15 w'igice cya 8, marayika aramusobanurira. Umurongo wa 20 n'undi busome. Imfizi y'intama y'amahembe abiri wabonye nibo bami b'Abamedi n'Abaperesi. Nese ubwo hari ubundi busobanuro twakongeraho? Nuko ijambo ry'Imana ryagiye ribisobanura. Igihe nzasoma mu byanditswe byera muri Danieli, nkamenya yuko hari ikintu cyitwa imfizi y'intama maze gusoma, ijambo ry'Imana yese ribisobanura yuko ari Abamedi n'Abaperesi. Murongo wa 21, kandi ya sekurume y'ihene y'igikomo ni umwami w'Ubugiriki. Turongeraho iki?
nuko rero turafata bikeya hariya n'ahandi bikeya n'ahandi bikeya. Reka njye ku mwami wacu Yesu Kristo, reka nsome muri Matayo igice cya 13. Ejo twarahasomye tureba iby'umurima mwiza, kandi dusobanukirwa yuko ari ubutumwa, ari ijambo ry'Imana umurima, kandi izabirimo ari ubutumwa bwiza. Ariko reka turebe undi mugani mutoya twumva uko Yesu Kristo yawusobanuye. Yigeze kubacira umugani w'urukungu mu masaka, maze abigishwa be ntabwo babyumvise. Uyu mugani uri ku murongo wa 24 w'igice cya 13 cya Matayo. Igihe cyarageze abigishwa bifuza kumenya iby'ubu buhanuzi. Umurongo wa 33 w'igice cya 13. Maze asezera ku bantu, yinjira mu nzu. Abigishwa be baramwegera bati, dusobanurira umugani w'urukungu rwo mu murima. Arabasubiza ati, ubiba imbuto nziza ni umwana w'umuntu. Haleluya. Umubibyi ni Yesu Kristo. Ubwo se turirwa tugira ikindi twongeraho mu gusobanukirwa n'ubuhanuzi? Umurima ni isi, imbuto nziza ni abana b'ubwami, urukungu ni abana b'umubi, umwanzi warubibye ni umwanzi, isarura ni imperuka y'isi, abasaruzi ni abamarayika. Ijambo ry'Imana risobanura ubwaryo. Kandi iyo niyo strategy tuzakoresha igihe tuzaba turi gusuzuma ubu buhanuzi bwa Bibiliya mu buryo bw'umwihariko, igitabo cy'umuhanuzi Daniel tujye gusuzuma muri iki gihe. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbibutse itegeko tumaze gusoma mu kanya mu rwa mbere, mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 20, hatubwiye ngo mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, ahubwo iby'umwuka bisobanuzwa ibindi by'umwuka, kandi tugafata bikeya hano tugafata ibindi hariya, tukabasha kumenya ubushake bw'Imana. Mbese twasobanukirwa ubuhanuzi dute? Iryo ni ihame rya mbere, ni ihame twari turi kureba n'uburyo dukwiye kubikora. Hari rero uburyo bwo gusobanura ubuhanuzi abahanga muri teoloji, babandi batuyobora mu madini bagerageje gushyira ahagaragara. Reka tubusuzumeho gatoya, ntabwo ari bwinshi, ni uburyo bune. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwiswe ubushingiye ku hahise, preterism. Iyi preterism ni uburyo ngo bushingiye ku hahise. Ubuhanuzi bwose babushyira mu gihe cyatambutse. Uburyo bwemera ko ubuhanuzi uko bwakabaye busobanura ibyabaye mu gihe cyahise. Ntabwo bwifitemo kamere yo kuvuga ibizaba mu buhanuzi, ahubwo bwifitemo kamere yo kuvuga ibyabaye. Ubuhanuzi, hari umucurabwenge, umujesuiti witwa Louis del Alcazar, niwe muntu wazanye iby'ubu buhanuzi. Uyu mugabo yabayeho mu cyama 554 kugeza mu cyama 613, niwe wazanye ibintu bya preterism. Reka ntanga ingero nkeya y'ibyo yavuze, nawe uratangara cyane. Twibaze niba bihuje n'ibyanditswe byera, nicyo kije kuturaza inshinga kugira ngo tubisuzume. Mbese koko ubuhanuzi bwose bwa Bibiliya buvuga ibyahise cyangwa hari ibyo dutegereje? Ni ikibazo ukwiye gushyiraho, n'ingingo ukwiye gushyiraho akabazo. Uyu nguyu aravuga ngo uretse ibice 3 beruka by'igitabo cy'ibyahishuwe, ibindi byose byasohoye mu kinyejana cya mbere. Ubwo uretse igice cya 20 kitubwira ibya Satani abohwa, igice cya 21 gitubwira iby'ijuru rishya n'isi nshya, igice cya 22 gisubiramo gikomeza iby'ijuru rishya n'isi nshya, ibindi byose byaratambutse. Bya bindi by'inyamaswa yavuye mu nyanja, kwa kugwa kwa Babuloni tushaka kwiga, ibyo byose byabayeho mu gihe cyashize, ukurikije ubusobanuro abangaba bakoresha bwa preterism. Akarengane gasobanurwa bagasobanura nk'akabaye mu kinyejana cya mbere, ubwo ingabo z'Abaroma zagotaga Yerusalemu zikaharimbura. Ubwo byaratambutse nyine. Noneho bajya ku nyamaswa ya 17 yo mu byasho igice cya 17, ya indi yari ihetse umugore w'umumaraya, iteye ubwoba, ifite imitwe 7 n'amahembe 10 n'ibindi. Bakavuga ngo iyi nyamaswa ivuga mu byasho igice cya 17 ni umwami Nero. Umwami Nero yabayeho ryari? Mu gihe cya Pawulo, ni mu gihe cyahise. Iki gice cya 17 gifite amakuru akomeye cyane, ntabwo tuzayasuzuma ubu, ariko kubwo gufashwa n'Imana tuzagera ubwo twigana igice cya 17. Kino gice kivuga yuko ya mahembe 7 ari abami. Baratubwira ngo 5 baraguye, umwe ariho undi ntarazi, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Bakavuga ko 5 baguye ari uwitwa Julius Augustus, Tiberius, Caligula na Claudius. Abo ni abafarawo ababayeho nyuma gato ya Yesu Kristo. Naho undi utaraza ngo ni Garuba.
abo nyine ni ubwami bw'abakayisari bwabayeho, nabivuze abafarawo n'abakayisari. Ni ubwami bw'abakayisari bwabayeho mu gihe cyashize. Mbese icyo nicyo igice cya 17 kituhishurira. Biratangaje cyane ibyabasobanuza, ariko biraza kugutangaza ninkwereka ingero z'ababyizera ubu nk'uko nyine aba bacurabwenge bagerageje kubikora. Iyo tugiye muri Daniel igice ya 7 nayo imaze kuvuga ko avuga iby'inyamaswa nye zidasangiye ubwoko, maze ubuhanuzi aba basobanuzi aba preterist bavuga yuko inyamaswa nye zo muri Daniel zishushanya ubwami bune, aribwo Babuloni, Abamedi n'Abaperesi, Ubugiriki na Roma. Aya mahembe 10 yo ku nyamaswa ya 4 ariyo Roma ashushanya imirimbanyi zari ziyoboye imyivumbagatanyo yo kwigomeka kw'Abayuda. Ihembe rito ryaje hanyuma muri Daniel igice cya 4 ritandukanye n'ayandi bavuga yuko ari Kaisari wa 11 ari we Titus. Bakaba barabisoje. Iby'ihembe rito tuzabiganira turebe niba ubuhanuzi nk'uko babivuga ariko biri. Ntabwo bari kubasha kuvuguruza yuko ari ibya Babuloni n'Abamedi n'Abaperesi ndetse n'Abagiriki, kuko tumaze kubona ko marayika yamaze kubivuga ati niko bimeze. Nubwo ntabwo bari kubona uko babivuga, ariko ibikurikiraho tuzabisuzuma twitonze. Ubwo buryo bwa mbere bwa preterist buteje akaga ndetse buvana abantu ku nyigisho za Bibiliya, ubanza nta n'impamvu yo kuzisoma kubera yuko ntacyo turi bubonemo. Bwa buhanuzi bw'igihe kizaza bushyize kera, ya apocalyptic prophecies, ntacyo yaba ikitumariye. Ni ukubyiga nk'amateka, kandi byahari byafata igihe abantu b'abahanga nyine bashaka kuminuza mu mateka, ari ntacyo byadufasha. Ariko iki ntabwo ari ukuri. Uburyo bwa kabiri bwo gusobanura ubuhanuzi bwagezweho n'aba bahanga ni uburyo bushingiye ku hazaza, futurism. Iyi futurism none wowe bavuga yuko ubuhanuzi bwose buzaba mu gihe kizaza. Birasekeje cyane, kandi ikintu kintangaza cyane nuko abacurabwenge bize inyigisho ari bamwe. Ni itsinda ry'abajesuite, kandi abajesuite ubanza abantu b'Imana bakunda ibyanditswe byera babazi neza, kandi natwe tuzabamenya ubwo turi kwiga igitabo cya Daniel, bazatubwira ibyabo. Ni itsinda ritinyitse, ariko kandi Kristo atinyitse kurusha. Reka twikomeze kuwiteka. Uburyo rero bushingiye ku hazaza bwemera ko ubuhanuzi butavuga ku byo muri iki gihe cyangwa ku mateka, kubera ko ibyo buvuga biba bizabaho mu gihe kizaza. Hari umusaza wambabaje, ndaje mubereke mu kanya, wabyizeye gutyo, kandi ndamukunda rwose. Ubuhanuzi bwazanywe n'ubusobanuro bwazanywe nande? Ni umugabo witwa Manuel Lacunza, yabayeho mu kinyejana cya 18 uhereye mu cya 1831 kugeza mu cya 1801, ndetse n'uwitwa Francisco Ribera wabayeho mu cya 1537 kugeza mu cya 1591. Urumva ko uyu nguyu yabayeho mu gihe kidasanzwe, igihe Protestant bwari bufite imbaraga zidasanzwe. Mbese ni kubera iki aba bajesuite biyemeje gushyiraho iki kintu cyitwa futurism, ubu buryo bwo gusobanura ibyanditswe byera mu gihe kizaza kitariho uyu munsi? Ni ukubera yuko iyi nyigisho y'abajesuite bari bagendereye gutsembaho inyigisho y'ubuprotestani isobanura ko papa ari we antikristo wahanuwe. Maze baravuga bati kugira ngo twikize iki kintu nuko tubwira abantu yuko ibi bintu bari kwibwira yuko binasobanutse, ubuhanuzi bwabyo bwamaze gusohora muri papa, bizabaho mu gihe kizaza gikize kera cyane. Nabahanga cyane. Uyu Francisco Ribera yanditse igitabo ntabasha gusoma kuko cyanditse mu Kilatini, asobanura ko ibice bibanza by'igitabo cy'ibyahishuwe birenguriza kuri Roma mpagani yo mu gihe cy'abakayisari. Noneho umugabane usigaye ukaba uvuga iby'igihe kizaza, ndetse aspecifyinga ikigo icyari cyo yuko ari igihe kizamara imyaka 3 n'igice mbere gato yuko itorero rivanwa mu isi Kristo agarutse. Mwabyumvise? Hari ibice bivuga ibya Roma mpagani, ikindi gice gisigaye kirebana n'imyaka 3 n'igice gusa izabanziriza kugaruka kwa Yesu. Uyu mugabo Francisco Ribera avuga yuko muri icyo gihe cy'imyaka 3 n'igice itorero gatolika ry'Roma rizagushwa n'umupapa uzaba uriho ajye mu buyobe. Yemera yuko antikristo ari papa. Francisco Ribera ntabwo ahakaniye abaprotestant, aravuga ati nibyo koko antikristo ni papa, ariko kandi ni umupapa umwe uzaza
mu gihe cy'imyaka 3 n'igice mbere y'uko Kristo agaruka. Mbega ubusobanuro buteye ubwoba. Mbega ukuntu abantu nyine barindagiye. Mbega ukuntu Satani ari umugome. Mbega ukuntu dukwiye kujya mu byanditswe bya kugira ngo bidusobanurire. Mbega ukuntu dukwiye kubisuzuma twitonze. Ndakurarika mu izina rya Yesu kugira ngo uzabane nanjye tumenye Antikristo wari we. Turi gusuzuma ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Niba hari ukuri kw'iki gihe dukwiye gusuzuma, ni ukuri kwerekeranye na Antikristo wahanuwe. Ese iyo bavuze ukuri kw'iki gihe ubundi wumva iki? Iyo bavuze ukuri kw'iki gihe, bavuze ukuri kwa Bibiliya kwasiribanzwe kukaba kongeye kuvanwa mu bishingwe kukajya ahagaragara. Buri iyi sabato ni ukuri kw'iki gihe. Si uko yabayeho ejo, si uko iriho uyu munsi, si uko ari ikintu cy'inzaduka, ahubwo yahozeho. Maze Satani araza yenzaho ibyatsi, ariko abantu b'Imana, Mwuka w'Imana akorera mu bantu bayo aravuga ati nyamara iyi sabato ni y'ukuri, tuyisubiraho. Mu gihe cya Martin Luther ukuri kw'iki gihe kwari ukuhe? Ni uko abantu bakizwa n'ubuntu kubwo kwizera, badakizwa n'imirimo. Icyo gihe ubupapa bw'i Roma bwagurishaga agakiza mu cyitwa indulgensia. Inzu zikomeye z'i Roma zubatswe ku bw'ayo mafaranga, aho umuntu yatangaga amamiliyoni kugira ngo ababarirwe ibyaha bye. Maze araza aravuga ati nyamara ibyanditswe bivuga ngo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Nuko icyo gihe uko kwari ukuri kw'icyo gihe, natwe dufite ukuri kw'iki gihe. Mbese ukuri kw'iki gihe ni gukubiyemo amategeko y'Imana harimo n'isabato? Mbese ukuri kw'iki gihe ni gukubiyemo inyigisho yerekeye Antikristo wahanuwe? Uzaze tugusuzumane twitonze tumenye ngo Antikristo ninde. Uyu Francisco Ribera atubwiye ko Antikristo azaza mu myaka 3 ibanziza akorwa kwa Yesu, azaba ari umupapa w'i Roma, ngo azarenganya abera b'Imana, yongere yubaka urusengero muri Yerusalemu, ahakane Kristo, asenye Roma, asembeho idini ya Gikristo, yakirwe n'abayuda, yigarurira isi, kandi yica abahamya b'Imana babiri. Abo bahamya b'Imana babiri ntabwo nabasobanukiwe, kino gitabo ntabwo ndahura nacyo ngo nyisomere mu buryo bwuzuye. Ariko aho siyo mpamvu abantu bafashwe ingamira no kwitegereza intambara zikubera muri Palestine na Israel. Ahari Imana nidushoboza nayo tuzayirebaho gatoya ngo dusobanukirwe ibyayo, kubera yuko ngo uyu nguyu azabanza yubaka urusengero rw'i Yerusalemu rwasenyutse. Simbizi. Uyu Francisco Ribera asobanura ubuhanuzi bw'iminsi 1260 avugwa mu byahishuwe, bakongera gukoresha amezi 42 ndetse n'ibihe n'igice cy'igihe, igihe n'igice cy'igihe nk'igihe gisanzwe kingana n'imyaka 3 n'igice ihwanye n'iminsi nyine 1260 ya yindi uwo mupapa uzaza azategeka. Ariko uko ntabwo ari ukuri kwa Bibiliya, tuzabisuzuma twitonze. Ntabwo ngiwe njya ku bwa Manuel Lakunza, ariko nawe reka muvugeho gato. Manuel Lakunza wabayeho mu kinjana cya 18, uyu nguyu yabayeho muri cya gihe nyine cya philosophy, cya enlightenment era, cya kinda abantu bimvagamo ubushakashatsi budasanzwe. Yavuze kuri Antikristo. Uyu nguyu avuga Antikristo, aravuze ngo ni umwami uzamenwa n'isi yose, azaduka akomotse mu Bayuda ndetse mu muryango wa Dani, aziyita Mesiya, atangiye gukora imirimo ikomeye. Ibyo kuko bizatuma yogera ahantu hose, Abayuda bazakwira mu bice byose by'isi no mu moko yose guteraniriza isi kuri we no kumukorera. Nyuma yaho uyu Antikristo azatsinda Yerusalemu ndetse yigarurira isi yose bimworoheye. Nyamara ibi ntabwo bizanyura uyu Muyuda mubi n'umunyamwaga, ntabwo azanyurwa nuko ari umwami w'isi yose, ahubwo azinjira mu cyaha gikomeye cyo kwigira Imana, ndetse Imana imwe rukumbi y'isi. Ubwo nibwo hazaba akarengane gashishana ku itorero rya Yesu Kristo, maze kamare imyaka 3 n'igice. Namara gupfa isi zongera gutora akuka, ibintu bise nk'ibijya mu mutuzo, maze isi yose yinjire mu munezero. Abari barahungiye ku misozi bazagaruka kandi bazatera guhinduka kw'Abayuda. Nuko nguko Manuel Lakunza asobanura ibya Antikristo. Yenda guhuza nka wa wundi, uretse ko yerekana ko none wa mupapa agomba kuba ari umupapa w'Umuyuda, ndetse azubaka i Buyuda, ndetse Abayuda bakamukunda cyane, bakajya mu isi yose kugira ngo bakore propaganda yo kuyoboka ubutegetsi bwe. Ariko nshuti z'Imana, ibi bintu ntabwo ari byo, n'ikinyoma cya Satani. Tuzabisuzuma twitonze dukoresheje ryahame ryo gusuzuma hano bikeya, hariya bikeya, hariya bikeya, dusuzumisha iby'umwuka bindi kugira ngo dusobanukirwe.
narababaye igihe nitegerezaga abaprotesitanti bo mu Rwanda bahakana inyigisho abaprotesitanti batangiye ubuprotesitanti bahoze bigisha. Narababaye igihe nabonaga ubusobanuro baha antikristo buhabanye n'ubwo abakurambere bacu bitwa abaprotesitanti. Abaprotesitanti ni bande? Ni abahakanyi bahakana inyigisho z'abajesuiti, n'abahakanyi bahakana inyigisho z'i Roma. Ariko abaprotesitanti b'uyu munsi bamaze kwitandukanya n'ubwo buhakanyi, biyemeza kongera kungana Roma, kandi ibyo rwose byari byarahanuwe ko nabyo bigomba kubaho. Nuko byagenze. Ndagira ngo nkwibira akabanga yuko abaprotesitanti muri iki gitabo cya Daniel tugiye gusuzuma twitonze, tuzabasanga muri Daniel igice cya 11 kirakomeye cyane. Tuzasanga bitwa abaretse isezerano ryera, baje kubivamo, barabihoranye ariko baje kubivamo. Luther yizeraga yuko antikristo ari papa w'i Roma, ariko abo uyu munsi ntabwo babyizera. Reka nkumvishe abagabo batatu. Uwa mbere ni uyu nguyu ugiye kumva ahakana yivuye inyuma yuko antikristo anabaho rwose. Ndavuga ati bya antikristo nta nubwo mbizi. Umva uko abivuga. Ntibavuga antikristo habe n'umwe na rimwe. Ibyayishuwe ntibamuvuga habe na rimwe. Yesu ntiyigeze avuga antikristo na rimwe. None uwo antikristo Yesu yibagiwe? Ni hahandi nakubwiye ngo abantu bishimira kuvuga ibya Satani bakibagirwa kuvuga iby'Imana. So ngewe antikristo umva uko Yesu yavuze. Pamfire sinahinyura ijambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo nimugende mu mahanga yose muhindura abantu bose kuba bigishwa banje, nanje ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Nahawe ubutwari bwose hehe mwijuru no mwisi. Ninde wasigaye nta butwari afite? Ubwo ni Satani. None uwo Satani kandi izo mbaraga ziko Yesu yaravuze ngo ubutwari bwose ndabufite. Genda uhindura abantu bose. Inyigisho za eschatology muri futurist zifite ibibazo 12 biteye isi, ziteye isi. Ikibazo ca mbere ziteye abantu ubwoba. Ikibazo ca kabiri zitumye abantu batagira imbaraga zo kuvuga ubutumwa, bahunga ibibazo n'ibindi sinifuza kubivuga uyu mwanya. Hanyuma abavuga ko antikristo ari umuyobozi uzima mu isi igihe runaka, bamugereranyije n'ibi Yohana avuga muri 13 byayishuwe. Niko izo nyigisho zaje zivuga muri ico gihe, ndetse baza bamuvuga ngo ni papa. Martin Luther nawe yarabivuze kubera ko yarafitanye conflict hagati ya papote, ahungira muri Germany kugira ngo bataza kumwica. Atangira gushushanya ko abafata izo nyigisho nawe arazemera, avuga ko papa ari ushobora kuzabiki kuzaba antikristo. Ariko babigenaga muri ico gihe, ariko mu by'ukuri kurikiranye study njewe ntabwo mbyemera. Uwo ni njewe. Nemera ko mfite Kristo, nemera ko Kristo ari muri nje, nemera ko afite imbaraga. Habe n'ubwo antikristo yazo uyu munsi ntaco yantwara. Mfite Kristo uri muri nje, nguri muri twarakomeye kurusha mu bisi. I can't fear. Ntimugire ubwoba naza njewe nzamwenza. I will take care of him. Ngayo nguko uyu musaza ngiye kubereka ndamukunda. Mukundira ko akunda kurambura Bibiliya kandi agahumuriza abantu b'Imana, akazana amagambo yo kubohora imitima cyane cyane mu Banyarwanda bahuye n'ingorane zikomeye mu mateka yabo. Ariko byarambabaje ko yamize bunguri rwose ibya Manuel Lakuza, maze yizera yuko azabaho umwami uzategeka ya minsi 1260 imyaka 3 n'igice nk'uko babyigishije. N'umuprotestant icyama kugira ngo tuzahore tuganire by'abaprotestani, ngo turebe ibyo ba Luther bahoze bizera niba ari byo byari bifite ikibazo cyangwa ibi abajesuiti batwandikiye ari byo by'ukuri simbizi. Reka tumwumve. Rero ibyo bintu muvuga haracyari imyaka itari munsi ya 30 cyangwa 40 mbere yuko Yesu aza. Ushingira kuki? Kuri byose. Kurese kwa tigeze avuga igihe. Ariko mwagiye musoma Bibiliya zanyu mukazumva. Urumva Yesu azagaruka aje kuvanaho ubwami bwa antikristo. Antikristo azima, azanabaho. Bitari bimwirirwa muvuga ngo inkingo ngo ni ikimenyetso cya antikristo, ngo papa ngo abandi ngo ngaho ngo bamba. Uyangane ndaje mbigushyire muri perspective nkwereke nuko bikorana. Ntabwo antikristo azaba ari papa. Icyo nacyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Kuko Bibiliya iri clear, irasobanutse.
Bibiliya irakubwira ngo antikristo azahabwa ubutware na Satani, kandi n'ubu harabaho ubutware, sibyo? Azategeka isi yose. Mbese ntibiteye agahinda kumva abantu b'Imana bayozwa muri ubu buryo? Tuzabisuzuma turebe niba ari njye uri kwibeshya cyangwa ari abangaba. Uyu musaza nawe ndamukunda, ndetse murabizi yuko twagiranye ibiganiro, ahari niyo yatumye tabaho iyi platform Mucyo w'Isabato, kubera yuko abumvise tuganira nibo bifuje yuko twashyiraho no murongo w'Umucyo w'Isabato kugira ngo ibintu by'Imana bisobanuke bitari mu impaka. Umva nawe uko abivuga, we rwose azi ko Kristo atazanahura n'itorero, ahubwo azaza itorero ryaramaze kujya mu ijuru. Kristo yatwaye itorero rye, ntabwo nzi icyo gihe icyo ari cyo, ariko mwumve twumve maze dusuzume turebe niba tudafite ikibazo dukwiye gusuzuma twitonze, ahari byaturemamo umutima wo kurushaho gushakisha. Reka tumwumve. Hazaza abantu bamwitiranye na Kristo uje gucungura. Naza rero kuko ari utera ibibazo zashyiraho amahoro, kandi avuye ati Imana yanyu mwategereje. Nyuma ya antikristo bigende gute? Kristo azaza, intambara yo bita intambara ya Armagedoni nibo izatangira. None se pase aho ngaho wenda twahita tujya mu bintu byinshi cyane, ntabwo twahita turangiza. Antikristo azaza itorero rikiri mu isi? No, antikristo kuza we kugira ngo atware isi ku mugaragaro, ya mahoro avuga, ntabwo itorero rizaba rihari. Nshuti z'Imana, twari turi kureba aba futuristic, aba bantu bari muri future, babona ibintu bizaza, mbese ntabwo bumva, nta n'ibyiringiro bafite byo kuza kwa Yesu vuba. Barabona ibintu bikimeze neza ku buryo dukurikije geopolitics ntabwo inzira zirategurwa z'uyu mwami ku buryo ataraza. Turacyafite imyaka myinshi yo kumutegereza, ariko se ni ukuri? Reka dusange Yesu, dusange ubuhanuzi bwo mu byanditswe byera, dusuzume turebe niba ibi bintu koko ari ukuri. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bushingiye ku byiyumviro by'umuntu, idealism. Uburyo bushingiye ku byiyumviro, uburyo ntabwo ndi bubutindeho kuko buri wese agira ubwe. Ubu buryo bushingiye ku byo umuntu yiyumvamo agendeye ku byo abona cyangwa ubutumwa agamije gutanga. Butanga uburenganzira ku musobanuzi guhuza ibyahanuwe n'ibiriho, atitaye ku gihe, atitaye ku hantu, ntacyo yitayeho. Ariko ubu buryo reka tubwihorere, bufite ikibazo. Imana idufashe cyane kugira ngo turusheho gusuzuma twitonze ngo tumenye ubushake bw'Imana. Uburyo bwa kane tugiye gusorezaho ni uburyo bushingiye ku mateka, historicism, ari nabwo buryo bwemewe na Bibiliya, busuzuma ngo burebe uko ibintu byagiye bikurikirana. Ni uburyo bukurikirana uko amateka yabayeho, bukayasanisha n'ubwoko bw'Imana, uhereye mu gihe cy'umuhanuzi kuzamuka ukageza mu gihe turimo, kugenda ukageza ku mperuka. Uburyo rero nibwo buryo tuzakoresha bushingiye ku mateka, tureba uko ibintu byagiye bikurikirana, tureba ibyamaze gutambuka tukavivura ko byahise, tureba ibisigaye kugira ngo tumenye n'isaha dusohoyemo iyo ari yo. Inshuti z'Imana, ubu ni bwo buryo buboneye bwo gusobanura ubuhanuzi nk'uko tuzabona mu byanditswe byera, kandi ndakurarika mu izina rya Yesu ngo uze dusuzumane igihe, tumenye ibyahise, tumenye n'ibisigaye, kugira ngo bidusheho kudutera umwete wo kwishingiza ku Mana no kuyoborwa n'ijambo rye, twiteguye kwaruka kwa Yesu. Zaburi ya 90 umurongo wa 12 ndumva nshaka kuyisoma. Haravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu ku buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Kandi Pawulo yongera kubwira abantu b'Imana mu byakozwe no mu gice cya 20:28, avuga ati mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose kuba barinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana ibyo yaguze amaraso ye. Nzi yuko nimara kuvaho amasega ryanda azabinjiramo ntababarira umukumbi, kandi muri mu bwanyu hazaduka abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bikurure abigishwa inyuma yabo. Nshuti zanjye, hariho inyigisho nyinshi tumaze gusuzuma zimwe na zimwe, ariko ntabwo tuzisuzumye tunamaze kuzitegereza, ahari tuzazisuzuma muri iki gihe cyose ngo turebe. Nuko rero reka dusabe dusenga ngo Uwiteka twigishe, kandi hari isezerano yasezeranye muri Amose 3:7 aravuga ati nukuri Uwiteka Imana ntizagira ikikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Muze twishyuze Imana kugira ngo iduhishurire ibyo bihishwe. Tuzabibona igitabo cya Daniel cyahoze ari igitabo gifatanishije ibimenyetso, ariko no kugeza mu gihe cy'imperuka, kandi twizeye tudashidikanya ko turi mu gihe cy'imperuka. Ubu rero ni igitabo kibumbuye, tuze kugisuzuma twitonze.
reka nsoze nkwibutsa kwa kwinginga kwanjye. Ndakwinginze inshuti yanjye uri kuntega amatwi, umvira ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe nibwo buzarama. Ndifuza yuko tuzana umugambi bwo mu ijuru, ubwo Kristo ari hafi kugaruka gutwara intore ze, ari kudusezerana muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 2 avuga ati nimuhagarike imitima yanyu, mwizeye Imana nanjye munyizere, kuko mu rugo rwa Data ari amazu menshi, kandi ubwo niyaba adahari mbabwiye ko ngiye kubategura hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanje, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Ndifuza kuzabayo kandi ndifuza kuzabana nayo nawe. Nicyo gituma mpagaze ahangaha nkurarikira kugira ngo dusuzumane ibyanditswe byera, tumenye ubushake bw'Imana no kumenya aho igihe kigeze, kugira ngo tube twiteguye rwose. Uwiteka bidushoboze. Niko gusenga kwanjye muri aka kanya, ngusabira nanjye nisabira mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo, amen. Reka dusenge. Data udukunda uri mu ijuru, turagushimiye, tugushimiye ijambo ryawe wandikishije mu buryo bw'umwaka, tugushimiye ubuhanuzi bw'ibyanditswe byera, tugushimiye yuko umugenzi azi aho ari kujya, tuzi inzira turi kuganamo n'umusozo wayo, tuzi ko kunesha ari ukwa Yesu. Uhabwe icyubahiro. Tugiye kongera tubisubiremo muri uku kwezi kose, dusuzuma ngo turebe aho tugeze n'urugendo dusigaje uko rureshya. Uzabane natwe kandi uzaduhishure Kristo muri byo, ngo turusheho kugendana nawe intambwe ku ntambwe. Niko gusenga kwanjye mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo, amen.